nariwe rwose ntabwo ndi kubeshya, abenshi baranzi, Nyamirambo iranzi, Kagugu haranzi, Kadirake baranzi, mu tubari dutandukanye. nkajya njya kumusura tukaganira, atarambwira kuri iyo sije. Finally rero biza kurangira abaye nakita nka boyfriend wanjye, turakundana nuko nabyinjiyemo nyine birinda bigeraho mba numva ko nta kintu kindi cyampindura. Inda y'umugabo nyine nkambara amakanzu, nkambara amajipo, nkajya mu tubari gutega ibintu nk'ibyo ngibyo nyine by'urukozasoni, Satani n'umugome. Alright, turagarutse imbere ya kamera za Cyiza Claude TV. Nk'umunyamakuru bigize umwuga tugarukanye n'abasore babiri. Aba basore nta kindi bagiye kutuganirira cyangwa se kutuganirizaho nagapfundikiye gatera amatsiko, muraje mu byumve mu kanya. Ariko nkangurira abari kureba iki kiganiro kuri kamera za Cyiza Claude TV bakore subscribe, share and comment kugira ngo mubone ibyiza bitandukanye bikomeza kubageraho buri munsi. Turakomeje kugira ngo twibwirane, mutubwire ese ko muri imbere ya kamera za Cyiza Claude TV muragenzwa n'iki? Murakoze cyane, nitwa Cyiza Claude na channel yanjye nayitiriye amazina yanjye. Rero ikiticaje ahangaha nuko ngo tuganire ku by'ijambo ry'Imana. Yego, ndabyumva. Mbere yuko tuganira ku by'ijambo ry'Imana, ubanje kutubwira amazina ndetse utubwira ko TV yawe wayitiriye amazina yawe. Ese kubera icyo hisemo kwitirira amazina yawe TV? Impamvu nayitiriye amazina yanjye nuko ari yanjye, mbese ni ibitangaza by'Imana, niko navuga. Cano ni nk'ari Imana yayimpaye. Ni ukuvuga ngo Imana yavuye mu ijuru irazi gutereka cano mu biganza? Oya, ntabwo ari yayimpaye, ntabwo yaje guteka mu kiganza, ko byaciye mu nzira z'Imana. Kuko sinanze ku munsi uzagira nkagira igihe kikagera nkagira cano yanjye. Yes. Ubu uri mu nsinzi z'uko ufite cano yitiriye mu mazina yawe Cyiza Claude TV, ariyo cano icaho ibiganiro byawe byose. Yego. Ese iyi cano inyuzaho ibiganiro byawe byose? Yego, hani bizaba ari ibyanjye, ariko n'abashuti banjye bankurikiye, karibu, ntawe duheza, watanga ubuhamya, wavuga iby'ijambo ry'Imana, watuganiriza, wadusura. Nukuri ntago ngiye nakwishoboza uyu murimo natangiye. Mbere yuko dukomeza kuganira, dufite imbere ya kamera za Cyiza Claude TV dufite undi musore umujene, umugentleman, aricaye yiteguye kugira icyo abwira abanyarwanda. Hey guys. Hey, how are you? I'm good. I'm good. Wow. Murabyumva ko abasha kugera niyo hakurya y'urubibi rw'u Rwanda cyangwa se imbibe z'u Rwanda akagera uburyo abivuga. Guys, turagira ngo tukubaze utubwire n'iki kwicaje imbere ya kamera za Cyiza Claude TV. Nitwa Ndikubwimana Emmanuel nk'ibisanzwe, nkaba ndi umutumirwa wa Jean Claude, nkaba naje guhamya Kristo imirimo n'ibitangaza akora. Naje guhamya imirimo y'Imana. Yego rwose. Yego Claude. Tugaruke kuri Cyiza Claude. Turakubona nk'umuntu w'umugabo cyangwa se uw'umusore, ntawamenya, uraza kutubwira byinshi bigiye kure. Imbere yawe turahabona ka Bible. So iyi Bibiliya isobanuye iki ku buzima bwawe? Iyi Bibiliya iramara iki ku buzima bwawe? Murakoze cyane. Iyi ngibi ifite byinshi cyane isobanuye kuri njyewe, kuko kuba nitwangiye Cyiza Claude ubu nyine ubu ngubu ubona none ahangaha nukubera Imana, kubera ijambo ry'Imana. Ubu Bibiliya yakwise Cyiza Claude? Oya, siko bishatse kuvuga, nuko Imana yo mu ijuru niyo mbese yampinduriye amazina. Kera nitwaga amazina atandukanye, nitwaga Nyirabihogo, nitwaga Maraya, Gasimba, byinshi cyane ntarondora. Nyirabihogo, Maraya, Gasimba ndetse n'andi mazina ugenda witwa. Ayo mazina wayiswe gute? Kubera iki? Hari habaye iki? Byari byagenze gute? Icyo gihe nakoraga Satani, nari umunyabyaha, kuko iri mu byaha byanga byakunda ugira ibyabyo. Rero maze gukizwa, maze kumenya Imana, mpindurirwa amazina. Ibyaha wabikoraga gute? Ibyaha wabikoreye he? Wabikoze ryari? mu gihe kingana iki? Gute? Cyane ibyaha ngira ngo baza gukurikira ntuze nakurikira ikiganiro kinini nashizeho kijyanye n'ubuhamya bwanjye, n'ubuhamya bwanjye.
ni ukuri Yesu yangiriye neza. Yesu ngitangaza yangiriye neza, niyo munanye nafashe umwanzuro wo kumukorera nemye kandi ntashidikanya yuko bagenzi banjye bankurikiye nabo hari icyo bizabagezaho. Emmanuel, twumvise ibyo mugenzi wawe Cyiza Claude atubwiye, ese muri mu rugendo rumwe, ese nawe uri hano kuvuga ibindi bitandukanye n'ibye, ese mbega muri make tunyuriremo n'iki ugiye kubwira abanyarwanda hano aka kanya? Ibyo kubwira abanyarwanda ni byinshi, ariko icya mbere ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri, kuko nicyo gifite umumaro kurusha ibindi byose. Okay. So ufite byinshi ugiye kubwira abanyarwanda ariko bishingiye ku ijambo ry'Imana cyangwa se iyobokamana. Tugaruke kuri Claude. Dutangirire tudaciye ku ruhande, twagiye tubona ama interview yawe menshi, tugenda tubona ubuhamya bwawe bwinshi wagiye utanga ahantu hagiye hatandukanye. None uyu munsi tubonye ubuhamya bwawe kuri Cyiza Claude TV, ariko ubwo buhamya buje nanone gushimangira ubuhamya twagiye tubona ahantu henshi hagiye hatandukanye. Twagiye tubona kenshi wivugira ko wahoze uri umutinganyi. Ese icyo kintu nicyo koko? Nibyo rwose nariwe, ariko narahindutse, ubundi umwana w'Imana, ndi umugabo. Claude, nguciye mu ijambo gato, urabyiyemereye ngo wari umutinganyi imbere ya kamera za Cyiza Claude TV? Nariwe rwose, ntabwo ndi kubeshya. Abenshi baranzi, Nyamirambo iranzi, Kagugu haranzi, Kadirake baranzi, mu tubari dutandukanye, Nyamirambo n'ahandi nagiye nkorera amateka, n'uyu mugenzi wanjye aranzi, organization n'abaga mu matsinda baratuza baranzi. Ni ibintu twabaye mu gihe kinini, ariko Yesu yagize neza. Yego, ndabyumva. Uyu murimo ni umurimo abanyarwanda bumva bakumva ni ibintu bitari byoroshye. Uvuze za Kadirake, uvuga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Muri icyo gihe Kadirake yari kiriho, ese wari uri mu murimo w'ubutinganyi? Nari indaya. Wari indaya? Indaya y'umugabo? Yego, indaya y'umugabo nyine, nkambara amakanzu, nkambara amajipo, nkajya mu tubari gutega, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine by'urukozasoni. Satani n'umugome. Yesu yaranyijije. Biragoye. Dusobanure neza, tuvire imuzi, dutangirire. Ese watangiye umurimo w'uburaya ryari? Ese tubwire ukuntu biragoye, tubwire watangiye umurimo w'uburaya ryari? Ntago narabisobanura bihagije, namaze imyaka igeza muri 6 mbikora, narataye umudamu n'abana, ariko ubundi mu rugo wanjye ndi kumwe n'umudamu n'abana, nasubiye mu rugo, mbese ndi wa mwana w'ikirara kandi neza ndashima Imana. Niyo mpamvu nshingiye kuri ibyo byose byambayeho nafashe umwanzuro wo gushinga igicano mureba hano, kugira ngo tuganize abanyarwanda, tuganize isi muri rusange, kugira ngo mwumva hakora ibitangaza by'Imana, mwumva ko Imana ikomeye, muri imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana. Yes, ndabyumva ngo wataye umugore n'abana. Ese mbere y'uko ubindaya wari ufite abana uri n'umugore? Nako wari ufite umugore ufite n'abana? Yego. Okay, ufite abana bangahe? Mfite abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Umwana wa mbere afite imyaka ingahe? Afite imyaka 10. Umwana wa nyuma afite imyaka ingahe? Afite imyaka 4. Umugore wawe mwari mumaranye igihe kingana iki mbere yo kumuta mushakanye ukajya muri uwo mwuga w'ubutinganyi cyangwa se ibyo wise uburaya? Ntabwo mbyibuka neza, yabaga i Butare tubana, ndenza kuza i Kigali, nibwo nisanze muri ibyo byaha byose nakoraga. Mbere yuko ufata umwanzuro wo guta umugore n'abana ukabasiga mu rugo ukajya gukora umwuga w'uburaya cyangwa se icyo bita ubutinganyi muri iyi minsi, so wabitekereje ute? Ninde wagwaye igitekerezo? Ese byaje bite? Ninde mwaganiriye? Ninde mbega inkomoko yabyo yavuye? Nkeka ko biriya bintu nabikoze atari ibintu natekereje cyangwa se nagambije gukora, kuko ntabwo nari gukora kiriya kintu. Yana afite umugambi wo kubikora, murabikoze umwaka umwe, umwaka warangira nkabivamo, imyaka 2 yarangira nkabivamo. Rero umwaka umwe arashize, 2 irashira, 3 irashira, 4 irashira, 5 irashira, wa 6 wenda nawe urashira. Ni mu mpera zawo Imana ngiye neza iransanga. Rero si ibintu natekereje gukora, nkeka ko ari Satani afite inzira nyinshi ategeramo, afite uburyo bwishanyuramo, afite
inzira mbese zirenga yatambuka kugira ngo akugushe. Niyo mpamvu rero nshingiye kuri wese nabonye namaze kumenya amayeri ya Satani, menya ububi bwa Satani, menya inzira zose akoresha kugira ngo akugereho. Niyo mpamvu nafashe iya mbere kugira ngo nshinge ino channel yanjye mureba hano kugira ngo tuganize bagenzi banjye b'urubyiruko cyangwa se abagabo, tuganize ababyeyi bamenye abana babo, tuganize ku by'ijambo ry'Imana, bumve ububi bw'ibyo bintu, bumve ikibazo cy'ibyo bintu kugira ngo Imana mu ijuru ikomeze iganze mu mitwe no mu bandi bose kandi umve gukomera kw'Imana. Emmanuel, tubwire ese wowe ko tukubona nk'umu gentleman kandi umusore ufite imbaraga, ibi bintu wabitangiye ryari, wabijyanywemo nande, ese washutswe nande cyangwa niwe wabyifatiye ku giti cyawe uravuga uti ndagiye ngiye kuba umugeye? Ntago navuga ngo narashutswe cyangwa iki, nari nkiri mutoya mu myaka nka 16 15 ngiye nkakurikirana, nari mfite umushuti wanjye icyo gihe sinari nzi ubwe cyangwa kuba umwe muri community ya LGBTIQ ibyo ari cyo, gusa nari mfite umwe mu bashuti wanjye wakoraga icyo kintu, yabaga hanze akajya anyohereza ama CD ariho amamovi, kuko nakundaga amamovi cyane, ari yayo mafilime ndibuka ya mbere narebye yitwa Noah's Ark Jumping, yari yabo bitewe yenda n'icyo gihe character nari mfite cyangwa imifatire yanjye nari mfite, urumva byari byoroshye kuba ibyo mbonye muri filime nabikina, cyangwa uwo narebaga nakundaga muri filime nawe yari afite character feminine, nanjye biza gutyo ahaziye mu Rwanda. Urumva yari umushuti wanjye, nkajya njya kumusura kuko yaje mu Rwanda niga nko mu wa 2 secondaire, nkajya njya kumusura tukaganira, atarambwira kuri iyo sije. Finally rero biza kurangira abaye nko nakita nka boyfriend wanjye, turakundana nuko nabyinjiyemo nyine birinda bigeraho mba numva ko nta kintu kindi cyampindura, yakugezaho mpindukiye muri 2021. 2021. Ariko uratuganirije utubwiye ko uwo mushuti wawe byaje kurangira mukundanye. Ese ninde wateye intambwe yo gupropose undi urukundo? My God, niwe kuko yarandutagarega, yandushaga nk'imyaka 6. Yakurushaga imyaka 6. Ubu Emmanuel ufite imyaka ingana? Ego baba ndashaje. Urashaje cyangwa se ubigize ibanga? Oya, ntago ari ibanga, mfite 27. Ufite imyaka 27. Umurimo cyangwa se umwuga w'ubuge wawumazemo igihe kingana iki? Ko ari kinini, ni kinini nk'imyaka 12. Emmanuel, tubwire ese muri iyo myaka yose ni iki cyaba cyarigeze kikubangamira, kutubwiye ko nta muntu wigeze waprocinga mu rukundo? Ese mu Rwanda hari abandi mwigeze muhura bakwiyungaho cyangwa wakomeje uri wenyine n'uwo mukunzi wawe wa mbere? Okay, nk'ibisanzwe ndibaza yuko mu Rwanda barahari yenda benshi, ntabwo ari njye njyenyine, ariko icyo navuga ikintu nahuye nawe cyo kikambangamira, kuba muri la societe nta muntu n'umwe wo kwishimira, n'abakwishimira bari bakeya mu by'ukuri. Nicyo kintu cyambangamiraga, uhereye kuri famille yanjye kugeza no ku nshuti, ku bana twakuranye n'inshuti zanjye za hafi, bamaze kumenya uwo ndiwe banyikuyeho. Yego n'ubundi nakomeje kugira izindi nshuti, ariko inshuti nyinshi nageraga babaga nabo ari abo duhuriye muri iyo community. Yes, urumva bivuze ko byagoraga n'ubuzima bwawe kuba wagira benshi muhura mukagira ibyo muganira bakuzi neza? N'abantu benshi twahoraga tuganira ku bundi buzima bwo hanze, abo twaganiraga nk'uko nabivuze bari abo muri iyo community, cyangwa yenda nk'abakobwa bakora umwuga w'uburaya, kuko niho twabaga duhuje ibitekerezo, kuko ari nta gutekereza n'igitekerezo waba ufite ntabwo abandi bacyakira, kuko baba bumva ko deja uri umurwayi wo mu mutwe. Yes, uri umutinganyi cyangwa se umuge mu ndimi z'amahanga. Tubwire abo bakobwa mwabaga muhuje uwo mwuga w'uburaya, nta kuntu wagiraga gutya ngo wumve wenda ubararikiye cyangwa se wumva ushaka kuryamana nabo? Ego baba wapi, ntago byashobokaga, wari umeze nkaho uri kumwe n'umuhungu mugenzi wawe, kandi cyabaga kituraje inshinga twese, cyabaga ari kimwe. Ni ukuvuga ngo ubwo uko bajya gutega wenda bashaka abagabo baryamana, nawe wabaga ugiye nako uko bashaka abagabo baryamana, nawe wabaga ugiye gushaka abandi bagabo bagenzi bawe.
Claude, ibi bintu urabyumvutse? Ibintu biragoye cyane kubyumva, niba twafashe iya mbere kugira ngo tuganirize abantu tubasobanurire ibintu bubi bwabyo, wumve ko ni ibintu bikomeye cyane ushaka kubyumva bose batangara bagaseka ngo ni ukubeshya ngo ntibibaho, ibintu byatubayeho n'amazi yacu. Impamvu twafashe iya mbere ngewe gati ngiye mfashe iya mbere ifunguye channel yanjye, ngiye mbabwira ububi bwa Satani, mbabwire ibibi byose bibamo, tubabwire ko umva ko bavuga ko twarwaye mu mutwe, bavuga ko turi abasazi.